ariko nabo ndashaka kubiyereka. Nabo n'inka z'ibirarashyamba n'isange bituma umwami ngo yongera kugira ate haragaruka kandi ngaza noneho natomangiza ati ubusema jeri nirarire uretse Yesu utera abandi iteka nge tata manzu uyu mugatara ukandagiyemo n'inshuro ebyiri kandi nabwo ntihawugeze mari wajemo ubwo ari kwambukanya agiye kwa mukobwa yiha kujya mu Bugesera. None sema jeri haleluya n'umukozi Imana ndufite musanze oya kagasura ni Yesu kagasura dufite niye Chatoma kiremera kiti oya niwe yataba Imana madamu ndi ari kuhava oya niwe byari bikomeye nani nzi ko banaramfunga oya niwe imodoka yarazunze gucanganura amaso umva mwe nakase moto gute mbona ngikamya kiranyuzu ndegarura kiraza ngira gute sinzi ko nagize ngo we bangano oya kora muri izo ngo vuzitwaho warokokeye abandi bashyiriye iseta wahagurutseho abandi baguyeho aho wakuye uruhinja ruzima abandi bajyanye nabo bari kubyara kikora muri izo ngo vuga iti koko ni hatari abaraciyeretse ubwa gatatu rero yabiyeretse haleluya ubwa gatatu yabiyeretse bagiye kuroba bagiye ngati korari ndayivamo ndi kubona bitagifite uburyo unate nanje ariko ubudiyakoni bampaye numva ntareme bigira ngo ubusa uwo batasezeranye na Natanayeli ava wera akwiriye guhagarara abivamo ajya kugira ate ajya kuroba baragenda bagezeyo ico nkundira boss bageze yategeka inyanja arayibwira ngo wanyanja abwira amafi ari muri yo ngumva wa mafi we zaba byatirapi byabifi binini byaba niki n'indugu n'injonzi n'indagara yewe na bwa bundi bimeze nk'imisoro mwese chini isi imeze nk'inyanja ibigeragezo n'umuraba mu nyanja itorero ni nk'ubwato buri hehe abakijijwe n'abashaka kujya he korari zacu ziraririmba mwana urumva iyo ni korari Hoziya nirimo ngo iyi si imeze nk'inyanja ibigeragezo n'umuraba mu nyanja itorero ni nk'ubwato buri hehe ariko abaririmo bakijijwe n'abashaka kugira gute kwamba bageze muri iyo nyanja rero Yesu aravuga ngo isi nibiyuzuye n'ibyanjye mwamafi yo mu nyanja mwe ndabategetse ngo mumanuke hasi birabaye tumva boss arategetse wana ibinini biramanuka uduto tukirera bati namwe mumanuke dorko busa mwandagara mwezi kanuye amaso mumanuke boss arategetse ngo mumanuke zose ziramanuka zijya hasi zigeze hasi nabo bagira bate bararo tangira iseta ya muri Matewusi iri kugerageza kwanga ariko hari ni nabonye Remera keretse boss atategetse numva mu gihe wa Kigali rero abazawuturamo ni bake urumva nukuri ko Imana nta nungu kigezweho ubibanza byiza biririya za Nyakariro no Nyakariro gusa se iri Uganda za Rwamagana ngo uhise ngo kumuyumbu ubundi abantu batuye muri uyu mujyi n'abatareba kure ceceka yaravuze ngo nzabasanga mu murwa ahubwo avuga yuko uri gutera urushundura ntibigire bite ntibyeme nukuri kw'Imana ngewe hano nacu akimari umuntu yakwigira mu Mutara hafi ya Kagitumba hari amafamu meza shaho areko ye iyo umuntu avuze ngo ngiye Kigali hahita hapfa nk'abazima igihumbi mubahe okay tubi Kigali
twaje kubasura inaha uzishaka ukuntu umugeri wacu mu giturage mukatwemeza. Iyo ubonye umunyakigali y'ijisho ituri kurayo ukavuga uti ye mubage Kigali. Maze tuba turi gusenga ngo izatuzane nawe. Nge ndikumva kabisa umugi nababwiza ukuri umugi nta kiza kirimo. Ubwo se ibyiza bitabaye mu mugi bibaye. Mu giturage aho abarozi barara babyina bati buzangarura. Hano iwanyu umurozi yabyinira he? Muri za mbutiyaje yaba azi kuroga aho yabyinira. Hari ikiwaje ujya kumati buzangarura buzangarura. Agiye kubungera ngo agaruka hasigaye imyaka 25 muri sitoke. Imyaka 20 ningahe? Indi myaka yose ibikoko byagize bite? Katujye ku myaka 25. Iriya myaka 25 ni nayo myaka yo gukora. Ni nayo myaka iri mu imbaraga. Ubu se ubu nanjye ngiye bari ni gushaka abasirikare. Ubu nanjye najya kwiyandikisha bikemera. Ubu bashaka abapolisi nanjye nkajya kwiyandikisha bikemera. Ni munsi y'imyaka 25. Ariko uzasanga abamwe b'urumogi ba cyane bari munsi y'imyaka 20 n'ingahe. Uzasanga bari kunywa kanyanga cyane umva mwana rumwe wana rumwe niba nari munsi y'iriya myaka. Uzasanga bari kwiga gukora ibibi ibiki bari hasi ya hari iyi myaka 25. Uyitekerezeho twihuta kuri aka kagani ngo agaruka hashize imyaka 20 n'ingahe. Muri ya myaka 25 Imana irambwira iti ndi kubona uvuye kubungera. Mana nanje imyaka Imana itasigaye 25. Ubwo nyine no guhita upfa. Umuntu ati none kariyo maze ndi kubungera. Mana iti none se ndishingira kubungera kwawe. Ubwo nyine unarahita upfa. Umuntu abarareza ati Mana dohora rwose narinzi ko imyaka uransagurira none se wowe wahaye ibikoko uransiga waruzi ko ngenda bahonde. Imana iti nuko rero mwese nababwiriye hamwe ko muza mugafata imyaka. Wewe urazerera none isigaye ni 25 kandi umaze 25 uri kuzerera. Ubwo na masegonda usigaye ugapfa. Umuntu ati nta mahirwe asigaye Mana. Imana itumva rero amahirwe naguha keretse ugiye ugasaba ibikoko ku myaka nabihaye ikiremera kuguha nibwo urabutomboye. Umuntu aragenda ajya ku ntare ati wandarewe wampa ku myaka. Intare iti nagucamo kabiri ninde udashaka kura amasipara kubenye. Ajya kungwa ati Mana umva wampa ku myaka ingwiti ushaka ngo ngucemo kabiri. Iri ginya gitwa ushobora kurangaruka bihomberamo nari gutera mu mutwe. Umugabo barirutse aragenda ajya kumbwa abwira imbwa ati wambabarira ukampa imyaka. Imbwa itariko urakazi we urakazi. Ngewe ntegereze banyihera imyaka ngo nguheho barakubesha. Ajya ku rukwavu ararubwira ati wa rukwavu wampaye imyaka. Urukwavu rutumva ndakwiyamye. Ajya ku ngamiya arayibwira ati wangamiya we wampaye imyaka. Ingamiya iti ndakwiyamye. Bigezeho ngo ingamiya iratekereza. Umuntu nawe ari kuri ati amasegonda agiye kunshirana we ndapfuye. Ingamiya iti niko wa musore we. Ingamiya isanga igihe imaze n'ubundi ari ukuruhira abantu. Iravuga iti mva ngo ino nkubwire haryo wansabye iki imyaka. Wansabye imyaka ngwiye ngwaye 25. Umuntu abayiteje ati Mana we ndagushimye we araza ati Mana we ntabwo ngipfuye. Umuntu anyongere nako ingamiya inyongere imyaka 20 n'ingahe. Imana iti 25 yawe nande ngo ni ingamiya. Imana iramubwira ngo umva rero buryo umwana kuva ku mwaka umwe yavutse kuza kuri 25 abari muri firingi. Abari kurya ubuzima atazi ibigoye birimo nta menirivara abazi nta byo kurya byo mu rugo abazi. Ari papa nakayahize. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nahabwa icyubahiro. Rero ndumva nivuze amazina. Nitwa Semajeri Gaspard ndi pasiteri mu itorero ryacu rya ADEPR. Mba muri paruwasi ya Ruhondo ururembo rwa Musanze. Ubwo
ni mu majyaruguru. Rero turanezerewe cyane. Pantekote nziza, Pantekote nziza. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana umwami yadushyize ku mutima. Turabanza dusome ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Yohana, ibice 9 umurongo wa 4. Paje 104, Isezerano Rishya. Haranditse ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Turasoma nanone muri icyo gitabo ubutumwa bwiza bw'umwami wacu ko bwanditswe na Yohana, ibice 21 ku murongo wa mbere. Ni paje 117. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Abiyereka atya: Simoni Petero na Tomu witwaga Didomu na Natanayeli w'i Kana k'i Galilaya na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa 2 bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ntaco bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokeje ho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata, ijoro ritwiteho. Ariko hari n'irindi somo riri ahantu naho mu Balewi, ibice 26 ku murongo waho wa 10. Igitabo cya Mose cyitwa Balewi cyangwa Balewi. Haranditswe ngo ibice 26 umurongo wa 10, haranditswe ngo, muzarye ibigugu bya kera, mudahe ibigugu, kugira ngo mubone aho muhunika ibishya ijoro rituganze. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rimwe rivuga ngo umwami yongere atwiyereke. Yongera agira ate? Atwiyereke. Ntabwo turaha tutaramubonye. Sinzi naho waba uvuye atarakwiyeretse. Waba warabaye umugabo ute Yesu atakwiyeretse? Waba umugore ute Yesu atakwiyeretse? Wabona akazi ute wagakura Yesu atakwiyeretse?
watereka amaso bikemera se ayo uteretse waba warayakuye he? ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyandeye ubwo se wagendesha amaguru yombi uyakuye he? yagize ate? yaratwiyeretse. hari umuririmbyi wo mu Gatenganyankunda, dusubije amaso inyuma turi ba ntakigenda, dusubije amaso inyuma twambara inshurikirane, dusubije amaso inyuma nta waduha ijambo, dusubije amaso inyuma twirirwa na gataro, dusubije amaso inyuma yakumva biramwuzuranya ati yakumva aho bigeze akabata, ariko Mana we waraturengeye. none yakurengeye ikwihishe ahubwo yagize ite? yongera igira ite? yongera itwiyereke. ntabwo watubwira ko uriho itarakwiyeretse, waba uriga iki se? twasomye ijambo mbere yuko twibutsanya aho yadukuye. umuririmbyi we aravuga ati nibutsa aho yankuye numva namushima, nibutsa aho yankuye numva namushima. ngo ubwo se yankoreye iki? yagukoreye iki? ubwo se no kuba uriho ubwo usanze ari umurimo muke yakoze? ariko kuba ugihumeka usanze ari umurimo muke Yesu yagize ate? yakoze. mfasha tumuramburire icyubahiro. umuririmbyi w'umupantekote bararirimbye abyumvise n'aratangira ati ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye, ndabyibutse ibyo wankoreye, data mbaye ngushimiye, nari mvuye rube nakwitureke murengezi. abaririmbyi bacu bashoje baririmba, buri wese yumva indirimbo itarangira bari kuvuga ngo uzi ko yabyibagiwe aka kanya. reba uburyo twujurwa turi kuvuga tuti nibakomeze nibakomeze, none byari biri kumwuzuza yabyibagiwe. bavuze ngo ndagira ate? udahinduka se bavuze ko adahinduka gusa, cyangwa bavuze ko hari ibyo yahinduye kuri bo, hari n'ibyo yagize ate? bavuze ko adahinduka gusa, cyangwa bavuze imirimo n'ibitanga ubudahinduka yakoreye ubugingo bwabo n'imiryango yabo na ba nyirakuru na ba sekuru na ba se wabo. nkwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwacaho, kuko hari igihe bitazashoboka, igihe umuntu akwiye yemwe gukora. bijya bwira korari impuhwe ya Gisenyi yararimbye ngo shoboza mwami nzajye ngukorera, egeho mukungugu utarasubiraho wahoze, no mu gihe uyu mwuka utarawisubiza Mana, shoboza mwami nzajye ngukorera. erega Mana wancisha ibanga sinshobora kumenya igihe cyanjye. wampishe iki? sinshobora kumenya igihe bazancishaho, ariko uko bizamera kose ngifite uburyo ujye unyiyegamiza umbishe mu gicucu cy'amababa yawe, kugeza ubwo nzatabaruka amahoro mwami.
hari aho bageraga ngo igihe byibuke yego igiti cy'umuruzi kitararaba, intwari zitarunama, amadirisha ataragira ate shoboza njye ngukorera. Buriya hari umusaza nk'uriya wamuha bya byuma abasore baterura birabiza n'amatuza, ubwo uriya musaza twakimu. Abana nk'aba bahoze baturirimbira basimbuka neza, uzi ngira agasore ukuntu naririmba, nari mfite ijwi shaho, none ngerageza kubigana, we ijwi ryarashaje. Buri impamvu usanga wambaye isengeri, ngiye muri siporo wa urumva iye pomaje gakora 40. Ubusi umusaza wacu yakora zinga. Buri gihe n'igihe kora ibyiza ugifite. Ubundi kamvuga kakana turabapangayi. Turabaki? Turabapangayi kuko dutuye mu nzu tutubatse. Buriya nta mupangayi, abapangayi mwihangane. Ndi guhuma ngasanga Yesu namwe agiye kuba izanyu. Nta mupangayi ushobora kugira icyo akora ku nzu y'abandi. Iyo usanze ari inzu nini uyibamwo uko nguko. Iyo usanze ari inzu nto uyibamwo uko. Nukuvuga ngo mbese nta gasongo nta gafupi wakwigira kibonge. Kuko si inzu yagize ate nta uresha na semajeri waresha n'uriya mwana hoza simbuka akagera nka hano hejuru. Kuko ubwo iyo usanze iyo nzu barayihaye igihanga kinini ntabwo wagabanya. None se izuru narigabanyaho bikemera. Ubwo nuko nayinjiyemo nyirayo uko yayubatse nuko. Nta wahindura amarangi y'inzu apangishije ntibyashoboka. Niyo mpamvu nta nzobe yakwigira igikara. Yamenya nyiri iyo nzu yaravanze amaranga ate. Uzareba bashaka kumuhinyuza ngari gushaka kwigira neza, ujya kono mu maso byakeye ariko intoki wagira ngo barabitwitse. Kuko yashatse kwiganira ngo nyiri inzu yagize ate yate. Ubasari gasongo wagabanyaho. Yabigabanya se niwe wubatse iyo nzu atuyemo. Wapi turabapangayi mwana. Iyo nyiri inzu ashobora kukubwira ngo nari nakwemerera amezi 6 ariko nasanze inzu yanjye ngiye kwivugurura ndagushyiramo amezi 2 gusa. Ni babandi bavuka yabagitangira guseka akabaciyeho. Niyo mezi nyiri inzu yari yaragize ate yari yaramupangishije. Iyo nyiri inzu amuhaye umwaka umwe agenda gikamba bati yanandangiye gugama no guhagurukira ku bintu. Naho nyiri inzu yagize ate yahishuje. Iyo nyiri inzu amuhaye imyaka 20 bati yaragasore yararangije segonderi niwe yararangije ariko mana kuko. Nawe nyiri inzu yamuhaye imyaka ingahe? Nyiri inzu kandi hari igihe akubwira ngo aho naguhaye ni hanini nisubiyeho, urafata umuryango umwe n'icyumba kimwe ahandi ndahafunga ibyo ngiye kwakoresha ntibikureba. Niyo mpamvu ujya kubona ngo byagenze bite ngiki gihande cyose ubu cyarapfuye. Nawe nyiri inzu yafunze uruhande baravuga ati buragwariza aho ngaho nabwo ninza kwafunga nta rubanza nzagirana na ni.
nyir'inzu ayirekeramo koko rero akageza muri za 70. Inzu yose nk'ari iwacu mu giturage, inzu yamaze kugira bayitega ibiti. Bayitega iki? Niyo mpamvu ujya kubona ukabona ugeze muri za 70 ari gushaka ibyo agira ate agenderaho, kuko inzu yagize ite yamusaziyeho. Inzu ishaje, amadirisha arakuka. Urinde ko ndari kukumenya, naho amadirisha nyir'inzu yagize ate yamusaziyeho. Uragira ngo inzobe ishaje se ibigihiye iba yarabaye inganyari kuko amarangi yashaje. Usanga igihu cyo mu maso wagira ngo baragikurubanye barangije barakirekura, kuko inzu yagize ite yamusaziyeho. Turi abapangayi, kandi ibanga rya nyir'inzu ntabwo akubwira igihe azagira ate azagusohoreramo. Uriya aravuga ngo ngewe rero maze kumenya ko maze n'uwisera rimwe ngo ino mu isi turi abagenzi, turi abapangayi. Niyo mpamvu tugomba kuba muri izi nzu twiteze ko isaha ku isaha nyirazo yagira ate yazizusohoramo. Ariko abera dufite iwacu. Nimuhumurabera, nimuhumurabera, hano si iwacu, twifitiye gakondo. Satani ntashobora imbaraga z'umwuka. Nimuhumurabera tuzata murekeraho. Ingorane nyir'inzu ni ukugusohora ukabura iyo werekeza. Abera bafite iwabo mwuka wera, nubwo ngabo baba baswa iyo nzira ntibazagira bate ntibazayiyo. Nzira ijya kw'iryo rembo ikigorogota, ni uhererwa urwandiko rw'umwambaro wera. Nubwo abagenzi baba baswa ntibazayiyoba, kuko havirwa n'umucyo uhora witeka. Izo ni za zamani, izo ni za kera. Kambabwira kandi kantu gatoya, turi mu gukora, mureke dukora. Dukorera Imana nk'abantu, dukorera Imana nk'abantu bazapfa ryari, tutitaye ku by'isi bitagira abandi. Kuko iyo umuntu apfuye burya ashikiraho agasangira n'abari bashaka kubirya. Hari uwadusekeje mu minsi yashize ati umugabo yaramukire, aravuga ati nyabuna ngewe ngiye gupfa. Abwira abana bati nyabuna iyo ngiye sinzi uko hameze, none muzandebereho makeya. Hari igihe nagero bakangubita cyangwa bakanyaka ya buji, muzandebereho nka 1 miliyoni. Dore nsize byinshi, none rero hari igihe nagerayo ugasanga ibibazo bimbanye ibibazo, muzandebereho make. Amaze gupfa umuhungu ati nta mafaranga turamo. Umukobwa ati data yarabiruhanye nta mpamvu utayamuha, yamuhe. Undi ati se ndayamuha. Undi ati yaravuze ngo ashobora kugerayo bakamudiha, none se aratanga kuyahe? Nibagerayo bakajya guhaha se arahaha iki? Wenda azicwa n'inzara ikindi gihe, ariko abanza aryeho. Umuhungu atumva rero shareka ngwereke. Ndi kubyumva noneho aba yanditse sheke ashiraho 1 miliyoni. Aravuga ati niba koko biriyo nagera ya za rotire. Nagera yazagira ate? Hari uwaduciriye umugani twihuta, na Kristo umwami wacu yumvaga aho ageze byafasha abigishwa be agaca n'imigani.
kuko yaciye n'imigani umwami wacu. Haleluya. Yaciye umugani w'umubibyi, aca umugani w'urukungu mu masaka, abacira umugani. Ni myinshi. Uyu mugani rero uteye utyo. Hari impamvu mureke mbabwire ni ku mwami nanjye ambwiye. Haleluya. Noneho rero uwo mugani uteye utyo ngo Imana yahamagaye ibyo yaremye, irabihamagara, ibihamagaye ntumbaza ngo mbese n'ibiti byarumvise n'ibiki. Dufite umugani w'umwami w'ibiti. Nushaka kuvuga ko ibyaremwe nabyo bitavuga, turaza ku ndogobe ya Balamu. Ntiyavuze se? Ibiri mu Imana n'ibivuzo biramera. Ngo Imana ihamagara ibyo yaremye, irabibwira ngo muze mbahe imyaka y'uburame. Ibihamagaye ngo ibindi byose biritaba, umuntu waza kuzerera. Buriya niba hari ikiremwa cyayigoye cyakomeje kuyiteza ikibazo n'umuntu, kuko imbwa nta kibazo ifitanye n'Imana, intama ziracarizera, ihene ziracarizera. Urubanza Imana ifite n'imanza zizabaho ni iz'abantu nayo. Ngo umuntu ajya kubungera, agiye kubungera ngo agaruka hasigaye imyaka 25 muri sitoke. Imyaka 20 ningahe? Indi myaka yose ibikoko byagize bite? Katujye ku myaka 25. Iriya myaka 25 ni nayo myaka yo gukora, ni nayo myaka iri mu imbaraga. Ubu nanjye ngiye bari gushaka abasirikare, ubu nanjye najya kwiyandikisha bikemera. Ubu bashaka abapolisi, nanjye nkajya kwiyandikisha bikemera. Ni munsi y'imyaka 25. Ariko uzasanga abanywi b'urumogi ba cyane bari munsi y'imyaka 20 n'ingahe. Uzasanga bari kunywa kanyanga cyane, umva mwana rumwe wana rumwe niba nari munsi y'iriya myaka. Uzasanga bari kwiga gukora ibibi, ibiki n'ibiki, bari hasi ya hari iyi myaka 25. Uyitekerezeho. Twihuta kuri aka kagani ngo agaruka hashize imyaka 20 n'ingahe. Muri ya myaka 25 Imana irambwira iti ndi kubona uvuye kubungera. Imana nanje imyaka Imana itasigaye 25. Ubwo nyine no guhita upfa. Umuntu ati none kariyo maze ndi kubungera. Imana iti none se ndishingira kubungera kwawe. Ubwo nyine unarahita upfa. Umuntu abarareza ati Imana dohora rwose, narinzi ko imyaka uransagurira, nose wowe wahaye ibikoko uransiga, waruzi ko ngenda bahonde. Imana iti nuko rero mwese nababwiriye hamwe ko muza mugafata imyaka. Wewe urazerera, none isigaye ni 25 kandi umaze 25 uri kuzerera. Ubwo na amasegonda usigaye ugapfa. Umuntu ati nta mahirwe asigaye Mana. Imana itumva rero amahirwe naguha, keretse ugiye ugasaba ibikoko ku myaka nabihaye, ikiremera kuguha nibwo urabutomboye. Umuntu aragenda ajya ku ntare ati wantarewe wampa ku myaka. Intare iti nagucamo kabiri ninde udashaka kura amasipara kubenye. Ajya kungwa ati Mana umva wampa ku myaka, ingwiti ushaka ngo ngucemo kabiri. Iri ginya gitwa ushobora kurangaruka bihomberamo, nari gutera mu mutwe. Umugabo barirutse aragenda ajya kumbwa, abwira imbwa ati wambabarira ukampa imyaka. Imbwa itari ko urakazi we, urakazi. Ngewe ntegereze banyihera imyaka ngo nguheho, barakubesha. Ajya ku rukwavu, ararubwira ati wa rukwavu wampaye imyaka. Urukwavu rutumva ndakwiyamye. Ajya ku ngamiya, arayibwira ati wangamiya we wampaye imyaka. Ingamiya iti ndakwiyamye. Bigezeho ngo ingamiya iratekereza. Umuntu nawe ari kuri ati amasegonda agiye kunshirana we, ndapfuye. Ingamiya iti niko wa musore we. Ingamiya isanga igihe imaze n'ubundi ari ukuruhira abantu. Iravuga ituma ngo ino nkubwire, haryo wansabye iki? Imyaka. Wansabye imyaka ngwiye ngwaye 25. Umuntu abayiteje ati Mana we ndagushimye we, araza ati Mana we ntabwo ngipfuye. Umuntu anyongere nako ingamiya inyongere imyaka 20 n'ingahe. Imana iti 25 yawe nande ngo ni ingamiya.
Imana iramubwira ngo umva rero, burya umwana kuva ku mwaka umwe yavutse kuza kuri 25 aba ari muri firingi. Abari kurya ubuzima atazi ibigoye birimo, nta menirivara abazi, nta byo kurya byo mu rugo abazi. Ari papa naka yahize mfite graduation kandi nzambara cya gikweto kimwe urumva kitwa ngo gifite amanono munsi, urumva naho 25 aravati 25 yongeye kuri ubundi kuva kuri umwe kugeza kuri 25 nta kibazo uzaba ufite, ariko kuva kuri 25 kugeza kuri 50 uzabayeho ngingamiye. Ntamanje kumva bitese ni byiza ugiye okay, ngiye Rubavu hanyuma ndagaruka ngubitehuye gatoya ngire nahabayeho bo ndakora na nijoro nkiga kandi nabana ngomba kwakoresha tide, hanyuma hari na kabina mbamo nahabayeho ngiki kwa Mutangana bataha saa 8 saa 9 babayeho ngiki hingamiye. Nyama wonja ko oya ewana ereka igena amafaranga urumva ntakanya ko gupfubusa kuko abayeho ngiki. None rero abaramubwiye ati kindi rero ubwo imbwa nayo iravuga iti none ko mwimye imyaka ninde uramba ibiryo. Imbwira ati tumva mugabo tuvugane nanjye ndi kumva naguha imyaka. Umuntu ati ngaho mbereza gira vuba, ati nanjye ngo 25. Araza abwira Imana ati Imana ibaye 75. Imana ati iyo myaka 25 indikuye he? Ati nimbwe yimbaye. Tumva rero kuva kuri 50 kugeza kuri 75 uzabayeho ngimbwa utunzwe no gusaba. Iki gikweto n'umuhungu wanje bakinyoherereje yabaga Kigali. Iki gitenge nambaye n'umukobwa wanje n'agakobwa kanje Imana igiga umugisha kaje garo naho baheho ngiki. Urukwavu narwo ruraza rutumva mu mwanyi wanjye, nta mpamvu narama we utaramye nanjye ngwihereye 25. Umuntu arasimbuka ati Mana we ibaye 100 ngwi indu yikuye ati n'urukwavu ruyima. Aravuga ati urukwavu rubayeho rute? Ubundi barutwara bateruye iki? Barutwara bateruye iki? Hari irindi banga narubonyeho, urukwavu ntirushobora kurenza iminota 5 rutarasobaho ruri. Mwarabyumvise? Niyo mpamvu ujya kumukoma baravuze muzehe tugomba kumwimura. Mushaka kunjyana ntibikureba nuko bo azaba kwantuza wowe turagutegetse niwe uzajya ugira, hanyuma turamushyira mu cyumba kimwe kandi ubwo bari kumukura mu byo yagize ate yashatse. Naho ni rwa rukwavu bateruye iki amatwi. Nibajya no gukora inama kava muri kuva cicika komeza rata komeza bamwambura ijamba kiri kuko ari mu myaka yongejwe niki. Ikindi kandi uzabarebe iyo agiye kwihagarika geragayo zashize kuko ari mu myaka y'iki. Uranzi mwana ahubwo mbarizo muri kumwe ngo uri kwiyumva mu yihe myaka. Nta kindi gifite umumaro munsi y'ijuru uretse kubaha iki Imana. Kamuga ibyiza ndeye kugomeza kubatera ubwoba rata. Haleluya. Katwanzura twiyumvire korari. Nari mbakumbuye mushumba. Nimba kumbuye korari rwose hajya Rutarama. Haleluya we. Muririmba neza mama. Kadusoze buriya nta kindi. Dawidi Salomo mwene Dawidi aravuga ati sha niba arabariye ubuzima ndi mu bambere. Ngewe nari umwana w'umwami nta kibazo navukanye nacyo.
yararongoye Salomo ageza ku bagore 1,000. Yaryamye heza rya byiza agira ati bigezaho abona uko ibintu bishyirana nyirabyo, abona uko umunezero ushira mu muntu aho guseka akaganya. Buri uko yagize abagore 1,000 n'imigani yaciye ni 1,000. Iriya migani yavuye bariya abagore Salomo uwa mbere yatahagiwe ku bunane, akazageza ku bunane ageze ku mugore wa 365, akongera agatangira ku bunane akazageza ku bundi bunane ageze ku mugore wa 710, agatangira ku bundi, mbese imyaka 3 buri mugore yamutahiraga umunsi umwe. Yari afite n'imbaraga da. Noneho rero bariya abagore habonetseho kwiyaranja, kuko bariya abagore bari bafite abagabo babaga iwabo b'abakozi babo. Batese umuntu uzagera harimwe mu mwaka kashobora no kuzahagera afite iminaniro itoroshe. Abagore bishakiramwe abagabo babana nabo. Noneho Salomo yahagera, umugore ati ese uyu nguyu uretse kuza kunteza ibibazo aje kugira itanga. Yakomanga ati mwiriwe, agasanga cya kigabo kigize gite kirariye. Umugore atumva rero nge ndaguhariye jya kwa Ntuza, nge rwose ngutegereje mu yindi myaka izaza. Salomo ati yewe umugore mwiza abera umugabo w'ikamba, ariko umubini nk'ikimungu kiri mu magufwa ye uramuke. Yagera handa agakomanga, umugore ati niko uje hano uyu munsi wari uwanjye, uyu munsi se wari wo kwa Ntuza, uje kuntungura kugira ngo uzabone ibyo umbara muri bare y'abagore bangana kuriya, ndakwiyamye singinguye. Salomo ati yewe umugore ufite uburanga atagira umutima, ameze nk'impeta y'izahabu ku izuru ry'ingurube uramuke. Yagenda agakomanga, umwami nyabami akarara arazerera yabuze ahagira ate afite abagore bangahe. Uragira se ngiyo umuroho wakokamye ukangwa ibyo ufite. Akagenda agakomanga handi, umugore ati ndakwiyamye, akagara mu idirisha ko cya kigabo yagize kigize gite kirajyamye akakingura idirisha. Reka ngubwire nje nkubwire mu idirisha, umukobwa wagesera nje ntabwo ndipfana, ubwo ugeze hano saa 5 wahoze urazerera he, ubwo wahoze uraza kuneka dore ko nta nisono ufite. Salomo atego mana, umugore w'urutoto ameze nk'imvura idahita mu matwi y'umuntu uramuke. Salomo ageze nka saa 8 caza zengeye cyakomanga, umugore akabwira ngo ati rugabo rugakinika isi rukiruka rukajya mu cyumba cy'abashitsi akaba ariho ruryama. None karibu sheri, none se waraye irondo kugeze hano saa 8. Salomo umugore w'umuco mwiza ninde wamubona, ameze nka Marijane y'igiciro nawe niwe ugikijije imbeho. Aravuga ngo yemwe mwabagabo mwe, nta watunze kundusha nta nuzabaho, nta kindi gifite umumaro munsi y'ijuru uretse kubaha. Muhumure, yaravuze ngo ndi kumwe, Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yaba nde. Arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Umwami wacu aravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ni byiza si bibi. Ntabwo namenye amaraso ngo murimbuke, namenye amaraso ngo muhabwe ubugingo buhora. Ikibazo cyahabaye yayabahaye uwitwa Toma adahari. Uwitwa Toma atagize ati cyabungeye, abandi baza gusenga babishyira no ku ma YouTube n'ibikira nibyo wahururiza abantu. Amakorari ya za nta kigenda ngiye Nyarutaramara ngo hari nindi batumiye sinzi naze ngo ibikoze igize, urabihinyura ariko data yabihaye agaciro. Ubwo sa Nyarutarama yaririmbye wumva nta connection bafite.
cyatuma atanga amahoro kitagize gite. Abandi batera inkunga igiterana kiti nge nta faranga nzongera gupfusha ubusa. None se nubundi ko kibayeho nk'ingamiya ubundi kizabisigira nde? Tomadari twarasarutse muri korari yacu turagenda tugezeyo disciplinere aratubwira tumva rero nta muntu wemerewe gusohoka muri korari nurasohoka arabanza yakuruhusa tubyemeranyaho. Turangije iteraniro rya mbere twicaye nyine turi kwinegura tugiye guterana irya kabiri tugiye kubona tona umudiyakoni waho araje ati muraho neza Yesu ashimwe tutahimbazwe mwaturirimbiye neza cyane Imana ibamugisha tutamena nyine umuntu waserutse niyo ari ikinyamahane kiritona. Abaratubwiye atari ko hari icyo mbagaya ngewe ntabwo ndipfana iri hari ndari kubwira iryo ntafite n'iryo tuti yego. Abarebye umwe muri twa ati uyu muririmbyi ni uwanyu tuti ni uwacu yuzuye mu mutwe se ko nta kibazo afite ko nari na mwarimu ko yigisha aruzuye tutaruzuye da. Ati nibyo nababwiraga niyongera gusohoka ndamuheza hanze kuko hano uwo muco ntuhaba. Yamaze kugenera turamusigarana ariko uri mwabazi genda nagera hanze nkabura uwo turaganira ati nuko nkagaruka mu rusengero. Yagera mu rusengero kikamubwira ngo urumva ikibuno kitakuriye ati ngongera ngahaguruka nkajya hanze ati nagera hanze nkabura uwo turaganira ati nkongera nkagaruka ati kandi nubwo mpakanye ngo si inshuro 14 ati nanjye nabyibutse nasohotse inshuro 14. Dufite bato bicara mu iteraniro ari muri ukabona ari gucati ntatinya no kureba amafoto y'urukoza soni ari mu rusengero. Mwe mukagira ngo ubwo ari gusengera indirimbo murakurikizaho naho kiri hehe? None ahubwo cyane kumubwiye kuririmba kikaba kiri kwibuka ya mafoto ukabona kiri no kubyina ibitari byo. Tom yarameza cyo abandi baza mu giterane akajya gutereta abandi baza ku masengesho kiti nge nta mwanya mfite abandi bavuga ati mushumbara bakeneye muri nshingwa bikorwa urambwira ibyavuyemo harya ko gishaka kubaza ibyavuyemo cyo cyatorewe iki ico ariko kubungera kwacyo ntikwatuma Yesu adaha umugisha abagize ate asanze. Yes. Nugira ngo gusuzugura iteraniro biratuma nyiraryo atari sura. Reka ntabwo gusiba kuwashatse gusiba bisuzuguye ntibirabuza Yesu gusura umukumbi muri babiri cyangwa batatu muhujwe no kwamamaza izina ngo azaba ari hagati yande hari hano umwami wacu mumumbera amashyi. Niyo mpamvu korari ririmba ukumva na amafutu batera ikorasi ukumva yagumamo nuko nyiraryo aririmo Yesu aririmo itorero rye aririmo aryicayemo aririmo oh haleluya aririmo yewe data we naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka kurirwanya ntabwo azarishobora. Igihe kiza kiri guca amati mwarepesizihe kiri kubaza ngo barepesizihe cyari cyagiye ngo kirepete kiraza kihageze gisanga bari muri haleluya Yesu ashimwe oh uriyo papa uriyo mwami uriyo kitari ko habaye hari icyabaye mwuka yasuye itorero
hari icyabaye turibuka kuvuka ku itorero ryacu. Asanga bafite ibihe byiza, abasaza bari kuvuga ati Imana ibi biterane bigumeho, abashumba bari muri musenge mwuzura umwuka wera. Asanga abaririmbyi bakubise mu iniforome bitegura kwakira mwuka w'Imana. Abatari ko hari icyabaye, abera baribuka imbaraga zizabageza iwacu. Abera barakira imbaraga zihangana n'ibihe bikomeye. Kiraza kiti nibiki byabaye bati wabungeye igihe wewe uri guteretera muri korari. Yesu yamaze gusura basura. Dore umwana ukeye, dore umwana uhi, umwana nohera yarutarama, hari umwana, dore umwana ukeye, dore umwana uhiye, dore umwana sha. Ukiri mu bakeye n'abahiye, Imana yavuganye n'abantu bayo. Bati Yesu avuye aha turabonanye aduhaye n'amahoro kiti ntawaje mwe kujya murabesha abarokore murakabya kone kimwe kigize nka guca mubaye muti cyambuka bagutyo ukamenya ibyo baba babaye. Nasugira ngo umwana uvutse ntarire ubundi we umuha amahirwe ba muganga bazakubarire. Nje nta byanzaho sinanabyemerera byose byaba byakwemeye. Manza wemere nyirabyo umuha agaciro mu bugingo bwawe nibwo nabyo bikwemera. Uragira se ngo urabipinga ubundi bipfa kuza. Ariko muri kunyosha amasaha yase rekera huta tuma batumva indirimbo ye. Cyatomu kibatesha umutwe kitahubwo ngewe nuzongera kunyuzuzwa ku ruhande nzamusekura. Yesu arebye ari mu ijuru amenya ko mu murimo batomu barimo utazanwa no kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akazanwa no gutereta umugore atajyanye nawe ku murenge. Harabireba arabibona aravuga ati ariko nabo ndashaka kubiyereka. Nabo ninka z'ibirara shyamba nisange bituma umwami ngo yongera kugira ate haragaruka kandi ngaza noneho natomangiza ati ubusema jeri nirarire uretse Yesu utera abandi iteka nge tata manzu uyu mugatara ukandagiyemo n'inshuro ebyiri kandi nabwo ntihawugeze mari wajemo ubwo ari kwambukanya agiye kwa mukobwa we hakujya mu Bugesera. None sema jeri haleluya n'umukozi Imana ndufite musanze oya akagasura ni Yesu. Akagasura dufite ni ye Cyatoma kiremera kiti oya niwe yataba Imana madamu ndi ari kuhava. Oya niwe byari bikomeye nani nzi ko banaramfunga. Oya niwe imodoka yarazunze gucanganura amaso. Umva mwe nakase moto gute mbona ngikamya kiranyuzu ndegarura kiraza ngira gute sinzi ko nagize ngo we bangano oya kora muri izo ngo vuzitwaho warokokeye abandi bashyiriye. Iseta wahagurutseho abandi baguyeho. Aho wakuye uruhinja ruzima abandi bajyanye nabo bari kubyara. Kikora muri izo ngo vuga iti koko ni hatari. Abaraciyeretse ubwa gatatu rero yabiyeretse. Haleluya. Ubwa gatatu yabiyeretse bagiye kuroba. Bagiye ngati korari ndayivamo ndi kubona bitagifite uburyo. Unate nanje ari kubudiyakoni bampaye numva ntareme bigira ngo ubusa uwo batasezeranye na Natanayeli aba wera akwiriye guhagarara abivamo ajya kugira ate ajya kuroba. Baragenda bagezeyo ica nkundira boss bageze yategeka inyanja arayibwira ngo wanyanja we abwira amafi ari muri yo ngumva wa mafi we zaba byatirapi byabifi binini
byaba niki n'indugu n'inshonzi n'indagara yewe na bwa bundi bimeze nk'imisoro mwese chini. Isi imeze nk'inyanja, ibigeragezo n'umuraba mu nyanja. Itorero ni nk'ubwato buri hehe, abakijijwe n'abashaka kujya he. Korari zacu ziraririmba mwana, urumva? Iyo ni korari Hoziya nirimo ngo iyi si imeze nk'inyanja, ibigeragezo n'umuraba mu nyanja. Itorero ni nk'ubwato buri hehe, ariko abaririmo bakijijwe n'abashaka kugira gute kwamba. Bageze muri iyo nyanja rero Yesu aravuga ngo isi nibiyuzuye ni ibyanjye, mwamafi yo mu nyanja mwe ndabategetse ngo mumanuke hasi. Birabaye tumva boss arategetse wana ibinini biramanuka, uduto tukirera bati namwe mumanuke dore ko busa, mwandagara mwezi kanuye amaso mumanuke. Boss arategetse ngo mumanuke, zose ziramanuka zijya hasi. Zigeze hasi nabo bagira bate bararoba. Tangira iseta ya muri Matewusi iri kugerageza kwanga, ariko hari ndi nabonye Remera keretse boss atategetse. Numva umujyi wa Kigali rero abazawuturamo ni bake, urumva? Nukuri ko Imana nta nungu kigezweho. Ubibanza byiza biririya za Nyakariro, no Nyakariro gusa se iri Uganda za Rwamagana ngo uhise ngo ku Muyumbu. Ubundi abantu batuye muri uyu mujyi n'abatareba kure ceceka. Yaravuze ngo nzabasanga mu murwa, ahubwo avuga yuko uri gutera urushundura ntibigire bite ntibyeme. Nukuri ko Imana ngewe hano nacu akimari umuntu yakwigira mu Mutara hafi ya Kagitumba hari amafamu meza shaho areko ye. Iyo umuntu avuze ngo ngiye Kigali hahita hapfa nk'abazima igihumbi. Mubaye okay tubi Kigali twaje kubasura inaha, uzishaka kuntu umugeri wacu mu giturage mukatwemeza. Iyo ubonye umunyakigali y'ijiju ituri kurayo ukavuga ati ye mubagi Kigali. Maze tuba turi gusenga ngizatuzane nawe nge ndikumva kabisa umugi kuse nababwiza ukuri umugi nta kiza kirimo. Ubwo se ibyiza bitabaye mu mugi bibaye mu giturage aho abarozi barara babyina bati buzangarura hani wanyu umurozi yabyinira he? Muri zambuti yaje yabazi kurogaho yabyinira. Hari kiwaje kumati buzangarura buzangarura akarara kubyinira ngaho wamutumyeho. Shamuge no mugi kabisa yategetse rero. Haleluya. Irategeka iravuga itumva najya na Dubai abashinwa bazamupfunyikira ibibiribiri. Bararoba shaho bakubita hirya mwati nge nsigaye mbyuka kare mwana, ariko iseto yanjye manza barayiroze. Nta wayiroze ahubwo nyiri bihera tegetse. Yaravuze ngo abanyubahisha nzagira ne nzabubahisha, ariko abansuzugura bazasuzugura. Bararoba we bararoba tuma mwana shira mwamafiyeri wana. Iyi sese wayicenga ikemera uyirusha ijambo ni Kristo, nahisi yakumya ukuma. Isi uyibamba ntagira ate, isi yakwereka abantu, isi yakuriza ayo utazabona yuzuye. Isi umwami wacu ni uyifiteho ijambo, kuko yaravuze ngo nahawe ubutware mu isi ndetse no mu ijuru. Nuko ubwo hasigaye ibatesha umutwe. Ngiro muri kumengo inyanja ibatesha umutwe. Dufite inyanja iri kubatesha umutwe. Munakava ati wenda niyo nabona turyamana ariko irideni nkaryishura. Nahise yamutesheje iki? Nati mwana ngiye nakwemera n'ugwagwa nkarumwa, ariko ibintu bikagenda. Korari yacu Jehova yararirimbye neza iravuga ngo ni kenshi twifuje umunezero ndibyemera, twifuje ibyishimo byuzuye ndibyemera, twashakiye mu mafaranga biranga, dushakira mu mashuri twize biranga,
hari n'abageze mu miryango biranga, abandi bagerageza gutereka amaso biranga, abandi biringira amafamiye yabo biranga. Tukugezeho Yesu, tubona biremeye. Iyo ari utegetse bigira bite? Nta nubwo ufitanye nawe ikibazo yabitegeka. Bareroba ngo bigezaho bagera nubwo bakuramo amakoti bati tugabanye uburokore wano. Twegera abantu bafata gatama nibo bagira n'ibitekerezo, barakubesha ibitekerezo bizima bivi iwacu. Kuko korari Jehova Ire yaririmbye ngo igihe navugaga ngo ndanyura he, Mwuka Wera waransobanuriye. Igihe navugaga ngo ndambara nte, Mwuka Wera waransobanuriye. Igihe navugaga ngo ndakora iki, Mwuka Wera yaransobanuriye. Nanjye icyo nakoze ndayoboka. Ariko bana baririmba neza gusa, ariko mwambereze icyubahiro wahaye aba bana kuririmba gute. Mwuka Wera ajya asobanurira umugabo ngo winyuraho nyuraha, akabwira umusore ngo wikora ibyo kora ibi, akabwira umubyeyi ngo wikwitwara uko itwara uko. Kandi Mwuka Wera niwe mujyanama w'abantu b'Imana. Muzongere mu ntumire mbaho ubuhamya bw'uko nagiye mu ijuru Mwuka Wera akangurutse. Ndi guhendahenda ndi kwiteretera dusoza rero. Haleluya. Noneho inyanja ibatesha umutwe, ibatesha umutwe, bakuramo imyambaro, bareba bati tugabanye uburokore. Aya materaniro buri mwanya no yatu umuntu adatera imbere. Barakubeshe ntabwo guterana kwera bihombye wateranye. Ntimukirengagize guterana kwera. Oya, ibu bwitange bwa buri mwanya, mutange byatuma umuntu atagira hagera. Uzaza hano ureke gutura, ujye gucuruza nufata na bibiri uzamenye ko ibintu bitera umwaka. Yaravuze ngo mubingeragereshe, murebe ko ntazabagomorora imigomorero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mu ukwiza. Kamaho ubuhamya buto, ngewe nturanye n'abayisilamu hari iwacu i Musanze. Hari umuyisilamu wambwiye atumva murokore ukajya uratuma ntatanga icya 10 cyanjye, Imana izakumbaza amaraso yanjye. Kuko nge nubwo ntari umupandekote, iyo ntandi icya 10 wanyu niyo ncuruza bikagenda. Uzi ko nabo hanze bamenye ko ibi bintu bituma nyiri biremwa akora. Ariko Mana yanjye nukuri pe, kandi azanaga icya 10 gitubutse. N'umugabo n'umugore we, iyo umugabo atayazanye umugore arayazana, akambwira ati sinajya iwanyu ngo mfukame, bene wacu sinabakira. Akira nkajyanira mushuma nkambwe sekreteri akira icya 10 abakozi b'Imana bagize bate. Yarambye ataho ntangiye gutangira izi etaje zombi nzizamuye kubera icya 10, ariko bene wacu benshi bakorera ku mahembe n'impigi. Niyo banteye rimwe ndoti iyo Mana yanyariyo yantabaye. Ati sinabivuga bagira ngo narasaze, ariko Imana yanyigiye ngize amahembe ya bene wacu kubera icya 10 nzanage wanyu. Turayiguta zamvamo, nanje mbibwiye bene wacu ntari bene wabo. Uzakora kuri iyi nzu nibiguhombye uzazubwira nyirayo ngo burya waratwoheje. Ni Imana itabeshya, ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nuko bakuramo bagera nubwo n'amakariso bayakuyemo, basigara bavunuje mu nyanja. nda uzi kuririmbana n'umuntu uzi kibero cyawe ubutarabunuje
mu nyanja barabunuza, yajya kureba ati wera, kabakubitanye ijisho n'indaya ye, barabunuza mu nyanja. Hari iwacu hari umudamu umwe yaragize aragira umugabo akamukeka ati uyu mugore afite ukuntu, akamukeka bigezaho abaravuga ati kamwigira amayere. Umugabo afagura indi simukadi yiyita Frank, avuga ko ari umwana w'imyaka 20, ashobora n'akagafoto ka bano bana basigaye bifotera ngagwike. Niga muri UR ishami rya Butare yahuye, atangira gucatinga na wa mugore, baracatinga. Umwana ati nyine urabona ndi Frank nduwo, none se weho bite, uzashiraho ifoto yawe ngurebe. Umugore afashe ifoto yashize kuri turashaje kabisa ntago tungana. We ndi muto ndati noneho ahandi ho narakugaye keretse unyeretse ifoto y'umubiri wawe. Mudamu ati nta kibazo, aragiye ashatse gafotozi, bagafotozi bacu Nyagasani nabo. Umugore yambaye uko yavutse, gafotoza arafotora ngaho taki kabiri ego mera neza yego taki. Ifoto arangije azizanira nde umudamu nawe azishira ku ntuza zoherereza nde Frank ati nashimye. None twahurira he? Bapanga guhurira muri hoteli hariya mu kiyaga cy'iwacu cya Burera. Umudamu abesha umugabo ati ndarwaye, mama ararwaye, ndajya kumusura iwacu Gisenyi. Umugabo ati nta kibazo wagenda. Arategura, arangije ubwo naho shambure Frank yakondesheje na nimero zayo bimeze neza. Nuko asigaye umugore aragenda, iyo yageze ibyo umugabo yamuhenga ajyanye waba bibitsimba ahantu, arategajyaho yavuganye na Frank. Mugukera kuri ya shambura kingu yasanga Frank ninde? Ati urasobanura kuzanya aha, wabonye ngiyi iwacu bazi kujijisha. Uzi ko mumwicaza muri komite ya korari muti dusobanurire amakuru tugufiteho ni ariko muzange no mugeze ryari, kandi umuntu biri inyuma ndabizi na mushumba nzabimubwira. Iyo umenya ko nyiri biremwa kuzi kuruta burimo gushushanya. Umugabo ati buretse utamba abantu ngwino nkwereke mukeba wawe. Arakinza amaze gukinga tumba rero umugore wanjye nazanye nawe hano ngo y'amafoto ye. Arebye asanga ni yandi yoherereje nde, ngibise wabikuye ninge Frank. Urushi cacaka rwa kabiri kona cyagizwe ibanga kitazamenyekana, ibyo bihisha mu byose bizashirwa bona. Undi aragenda abwira avuga ngo nyina ararwaye, naho ajyanye n'umugabo Karongi. Baragenda Karongi, baragenda bamara y'icyumweru, barangije icyumweru baragaruka. Umugore azariyereza sheri mama yararembye, none suje kugira ute nyine namwe n'abana narimba kumbuye. Mugabo ati nta kibazo, jya kureba mabukwe, ntabwo nduta mabukwe. Cyokora wanyura mu gikoni ukareba, twe twari tumaze gufungura nyine. Undi aragenda mu kugera mu gikoni asanga nyina ni butetse. Ma Karame waje ryari? Nyina ati maze hano icyumweru. Bavuze ko waje kundeba, nanjye naje kukureba, mbona ko turi buryana amayira, mbitamo kugutegereza ngo nutaha unsanga aha, tubona urayeyo, tubona iminsi baye 2, ahubwo wabaye iki mwana wa? Bambariye ubusa hehe? Bambariye ubusa mu nyanja, aho umuntu atinyuka agaserukana n'umugabo utaruwe ngo agomba kugira inshuti muri korari. Kufite umugabo Imana yaguhaye, iyo nshuti ni bwoko ki? Ugasanga afite inshuti y'umwana w'umukobwa bangana, nawe rero ngo niwakura ibyinyo. Si umukuraga ibyinyuma cyangwa azagukura ubuzima. Yesu ntiyareka kubasanga n'uyu mwanya umwama dusange. Ngo arabasanga arababwira ati bana banjye mufite ibyo kurya?
uretse kunyimura ubundi mufite ibyo kurya, uretse kuyikira inzira ubundi hari aho mwakwigeza mutamfite. Bati twakesheje ijoro ryose, ahubwo abagabo bamwe bari bugufi kwiruka kabisa. Uza amadeni arayanza, uzi ibibazo biri mu ngo, bamwe ahubwo bagiye kuzakora divorce kabisa. Yesu atumva ariko rero nge ndabategetse mukuri umuso mu byaha, mushire mu buryo muyoborwe na Mwuka. Batereka da byashoboka ndabategetse mubikore. Abitegetse gutyo batubwo ari wowe uvuze reka tubikore. Yesu ategeka zafi ngo zizamuke, ifi ngo zirazamuka. Haleluya. Ifi ngo ibinini aravuga ati kandi hazi nini, ubutoya bushatse kuzamuka ati nibusigare hasi mwandagara mwe, ni twebwe binini ahamagaye. Hari abasaba rero ugasanga ari kuvuga ngo mana ngo nubwo akwishura ideni ngo inenza rikatwica ngo ariko nta madeni arimo. Nose ubona amadeni mwayagiyemo ntanzara iri kubarya. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba na hari ibifi binini biri mu nyanja. Haleluya. Mana nubwo nakwiga ukampa diplome, nubwo nabura akazi, hanyuma uzajya urashwanyura urye. Iguhe diplome ariko iguhe nakazi. Mana nubwo wampa 100 by'urugenzo byonyine, nuko mu 100 kuri inyubako tuzaguca ngahe? 100 se ubwo uzahahamwe amavuta wambika abantu girute. Murasaba ntimuhabwe kuko musaba uri kurinda wasaba indagara, Imana ibuza amafi. Mana nubwo wambika imoto kiri kugenda kirapfuna, ariko ngabona icyo ngora icyo kimoto kiri kugenda kirapfuna se nikimanuka ahangaha kigapfuna umugenzi akavaho azakwishyura. Wasabye amakamya akajya ntuza twavuga ngo uyu munsi turamena rento, umwama nyemeje gutanga imifuka 100 mushumba. Kuko Yesu yagize neza, mfite igifi kinini, mfite iduka ndacuruza. Haleluya. None ari gusaba ari kwisaba, Mana nubwo wampa umugabo wapfuye ijisho, nubwo yaba adafite akaguru, ariko ngasezerana wapfuye ijisho muzajya murajyana gusaba Nyabugogo. Imana ifite abasore bibizigira, abasore bacu. Haleluya. Wabumvise? Urarinda wasaba indagara, Imana ibuza ibintu. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakinguri. Ngibifi biraza ngo barakurura bumva bw'inshundura zigiye gucika, bati inshundura ziracika, ntabwo byose azaba hari byo kubica. Ni ibyo gutuma izina rye rihabwa iki? Icyubahiro. Hano inzu y'Imana ikaruta izindi zihari. Ngo nuko bararuba barangije barakurura, nuko ngo ariko bamurebye ngo cape ngo umwana avuga ati uyu ni Yesu ukoze ibi. Aba bagabo bakomeye muri uyu mujyi bari kugenda mu modoka zitanywa essence, ni Yesu wabakomeje. Aba bagore bameze neza ari kurebera mu marinete, ni Yesu wavuze ngo azabagirira. Abana b'abasore bavuga icyongereza nk'abamize bush, ni Yesu wabagiriye. Ariko Mana kuko ngo nuko ngo baravuga ngo uzi ko ari Yesu di. Ninde watugiriye neza? Ninde watwiyeretse? Ubwa mbere ninde watwiyeretse? Ubwa kabiri ninde watwiyeretse? Ubwa gatatu ninde watwiyeretse? Aba Yesu yiyeretse. Haleluya. Baravuga ngo ni Yesu. Iyo guhaye ijambo girute urarikira, iyo gukoreye ubukwe burataha, iyo guhaye akazi ntawe akakwirukana. Uwo wahaye ijambo Mana we murekera amasaha yashize tugiye gusenga. Haleluya. Yesu yongera twiyereke, yongera agira ati ngo yazanye n'amafi ndetse yokeje, yabazaniye n'umuriro yabacaniye. Urukundo rwe, kandi urukundo nurwo rwazanye Yesu gupfa urupfu rubi. Urukundo rwe nurwo rwatumye avuga ngo nimbasiga uko simbasigire Mwuka Wera bizazamba, nzaboherereza umufasha uwo azatuma muba abagabo nyabagabo badahemukira abagabo abagore bashatse, muzaba abagabo nyabagabo badahemukira abagabo bashatse, muzaba abagabo nyabagabo batazahemukira ababyeyi babo n'imbaraga babatakajeho, muzaba abagabo nyabagabo bazatuma itorero ry'Imana rikomeza guhabwa agaciro mu isi. Haleluya.
muhaguruke dusenga Imana. Ubwire Yesu ngo ngera unyiyereke. Waranyiyeretse nibyo, waranyiyeretse ndashaka, uranyiyereka ndabyara, uranyiyereka mbona inzu, waranyiyeretse mbona akazi, waranyiyeretse Yesu. Ubwo ababyeyi banjye bari barwaye waranyiyeretse Mwami, igihe impanuka yari yabaye waratwiyeretse Mana, twibutse iminsi yacu ya kera tukuramburiye amaboko. Ahubwo ngero twiyereke n'ibyo shitani ari kudukangisha ubifateho ijambo. Ibiri kutugiraho ijambo bifateho ijambo. Ibiri kudukangisha amarozi bifateho ijambo. Ibiri kudukangisha ubukene bifateho ijambo. Ongera twiyereke nk'uko watwiyeretse kera. Ibidusuzuguye ubisuzugure, ibidutumye turira ubibuza agaciro mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, uhoraho se umwami wacu. Haleluya. Discomfortableus, force, bebareus, data wa twese uri mu ijoro. Ingeri zose turi imbere yawe, uhereye ku muto muri twe ukageza ku mukuru muri twe, ntawe utiyeretse, ntawe utiyeretse. Twarakubonye turwaye, twarakubonye dushonje, twarakubonye twambaye ubusa, twarakubonye turwaje, twarakubonye waraje uradutabara. Dukozwe n'isoni waraje uduhagararaho, twishwa n'inzara waraje uratugaburira, twambaye ubusa waraje uratwambika, kandi ukirengagiza ububi bwacu ntureke kutugirira neza. N'uyu munsi utwiyereke. Aba basore ubiyereke, aba babyeyi ubiyereke, aba bagabo ubiyereke, aba basaza ubiyereke. Yewe Mwami data wa twese, ufite ibibazo by'uburyo butandukanye umwiyereke. Uyu ufite ikibazo cy'amahembe umwiyereke, uyu ufite ikibazo cy'amarozi bamwoherereza umwiyereke, uyu ufite amadeni yatwara n'ahitwa iwe umwiyereke, uyu ufite agahinda kubw'abana umwiyereke, uyu ufite agahinda kubw'umutware we umwiyereke, uyu ufite agahinda kubw'uburwayi budasobanutse arwaye umwiyereke. Data turabizi kutwiyereka, waratwiyeretse nta kiguzi, uratwiyereka uragaruka, urongera uratwiyereka. Tugeze muri 2025, imyaka yose yatambutse waratwiyeretse, wongera utwiyereke. Hari byinshi bitumye tuvuga ngo wongera utwiyereke. Hari amaganya ari mu mitima yacu, hari ibyifuzo biri mu mitima yacu, hari intambara ziri muri twe. Izo ngizo turavuze ngo wongera utwiyereke. Nutwiyereke ibidukangaye urabikangara. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.